kuri uyu munsi twivugira ku buzima. Mu muryango wuzuye ubarizwamo umugabo, umugore n'abana cyangwa se ingimbi n'abangavu, abo bose iyo bishimiye, baseka, bafite amagara mazima, nta kiba kiruta ubwo buzima bwiza. Gusa umwanzi w'ubuzima benshi dutinya ku isi ni sida. Iyo igeze mu muryango, wa munezero, wa kuzuzanya birakendera, kugira umunabi, urukundo rwo gukunda ubuzima rugakendera, kwiteganyiriza cyangwa se kureba ejo hazaza bikaba bitakiri ibyangombwa. Benshi bisanze bafite iyo virusi itera sida, akumva ko agomba gusinda iminsi 7 kuri 7 igize icyumweru, cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Uyu munsi reka twivugire kuri iyi virusi itera sida. Ese iyi virusi itera sida umuzi wayo watangiye gushora ryari? Njyewe ni Kamanzi ka Semigabo Janvier. Tariki ya mbere Ukuboza ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida ku isi hose. Ese sida ni iki? Virusi itera sida ni agakoko kambura umubiri ubudahangarwa bwawo. Virusi ya sida ica umubiri intege maze igatera ubwandu bw'indwara zitandukanye. Gusa ku watinze kwipimisha iyi virusi itera sida, umubiri we uba warahazahariye. Igihe kiragira umubiri ukazahara, bigatera indwara zitandukanye, akarangwa no gucika intege k'umubiri, ku buryo umubiri uba utakibasha guhangana n'indwara. Reka turebere hamwe uko iyi virusi itera sida yaje. Ushingiye ku bushakashatsi bwumvikanye cyane ku isi, bukaba bwemeza ko ubwoko bwa virusi zitera sida buzwi ku bantu bukomoka kuri primates, ingagi cyangwa chimpanzee zo muri Kameruni. Mu kugera ku gisubizo cy'inkomoko z'izi virusi, abahanga bo mu ishuri rikuru ry'ubushakashatsi n'iterambere muri kaminuza ya Montpellier mu Bufaransa bagiye basuzuma umwanda w'inkende nkuru zo muri Kameruni, Gabon, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda. Aha bashakaga kumenya by'ukuri uko virusi itera sida yinjiye mu bantu, niba haba harabayeho imibonano mpuzabitsina n'izi nyamaswa cyangwa se ibindi. Gusa abashakashatsi ntibageze ku gisubizo cya nyuma kuko batavumbuye uko zinjiye mu bantu, ahubwo bagenekereza uko byagenze, harimo ko izi virusi zaba zarasakaye binyuze mu bahigi, kurumwa n'inkende yanduye, kubaga izi nyamaswa cyangwa mu kurya inyama zo mu ishyamba. Ubusanzwe inkomoko ya sida ntivugwaho rumwe kuko benshi mu mpuguke zikora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye bagenda bagaragaza icyateye sida, undi nawe agakora ubushakashatsi bwe agaragaza nawe uburyo bwe. Ku ikubitiro mu mwaka w'1958 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibasiwe cyane n'indwara y'imbasa. Mu gushaka igisubizo kuri icyo cyorezo cy'imbasa, hifashishijwe urukingo rwakozwe mu mpyiko z'inguge. Muri izo mpyiko z'inguge zakoreshwaga ngo haboneke urukingo rw'imbasa, byo wakwita ko byari igisubizo, ahubwo urwo rukingo rwateje ibyago byinshi muri Amerika kuko urwo rukingo rwatewe abantu benshi. Nyuma urwo rukingo rwaje kugaragara ko rwarimo virusi itera sida. Benshi mu bashakashatsi barabirwanyije. Aha bangaga ko ushaka igisubizo cy'icyorezo cy'indwara y'imbasa bareka gukoresha impyiko z'inguge kuko bari bamaze kubona yuko nabwo byo hari ikindi cyorezo bari kurema. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'1959 bwakozwe n'umubirigi Van de Pitt hamwe n'itsinda rye, bwemeje ko aribwo virusi itera sida yabonetse mu muntu bwa mbere mu mujyi wa Leopoldville, ubu ni Kinshasa y'uyu munsi ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko igahagaragara muri iki gihugu, ubwo abaturage baho bari baratewe urukingo rw'imbasa nabo, kandi tubibutse ko muri uru rukingo rw'imbasa niho hagendaga aka gakoko gatera virusi itera sida. Ariko mu by'ukuri ubundi bushakashatsi bwemeza ko sida yabayeho na mbere y'iyi myaka, aho kuba yaba imaze imyaka 60, ahubwo bemeza ko yaba imaze imyaka 100 irenga. Ubu abarenga miliyoni 36,700 babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ku isi. Naho abarenga 35 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara ku isi. Ibi bikaba biyishyira ku rutonde rw'indwara zahitanye abantu benshi ku isi. Ubu iyi ndwara nta muti, ahubwo isi irajwe inshinga no gukora umuti
n'urukingo wayo. Turabashimiye cyane mu gihe wifuza kubisubiramo, twabibutsa ko wajya no kuri YouTube channel yacu BTN TV, bityo ugakomeza kubona ibindi bigereranyo.